bafite wenda amafaranga menshi bahembwa cyangwa ngo bafite nyine ibintu assets muri contabilité ariyo bita current assets na non current assets akumva ibintu byose arabifite kandi ubu umuntu abakomeye akumva secured kandi ni byiza uzi kuba ufite amafaranga kuri konti ukaba ufite abana batarwaye n'umugore n'umugabo batarwaye bavandimwe mumeze neza ni byiza bameze neza icyo ushaka kurya mukirya nishimwe rikomeye ku Mana ariko ikiri hejuru y'ibyo byose ni ukumenya ko byose biri mu kiganza cy'Imana nta hantu umuntu ajya agera Imana itamuvana nta n'ahantu umuntu ajya agera Imana itamukura nuvuga kumukura hahandi heza cyane iyo buzi ko Imana yamwatse abana 10 ikamwaka indogobe n'ingamiya n'ihene n'inka n'intama ikageraho imwaka n'umubiri we nuvuga ngo nta heza turi tutohindurirwe ngo ariko ibyo byose biva mu kiganza cy'Imana nashaka kubwira kuvuga ati nubwo umuntu yega nta bantu bafite umushahara munini cyangwa ibintu binini batakivuga ngo Mana urugero rwose turiho dukeneye Imana ari ndirimbo waririmbye muri concert mwakoreye hariya ivuga ngo nta Mana nta buzima muri comment wakoze wari urimo maze abantu ngo namwe ngo murumva mukeneye Imana nukuvuga uko umeze kose ukeneye Imana niba udakeneye Imana tabukene ufite urihagije nakurakenye menye nawe urakenye cyane urakenye cyane kare karibo tukarebe nundekure Mana we nagufite izo bintu zaza ukene kunyica no ufite ari uzabitegereza ukareba ngo kuva mu maboko y'Imana ukareba amaboko wojamwe ikindi kintu wojamwe ya company urana mu maboko ya Osman yararimbye aravuga ngo wengine wakinibeba nitamulia matatizo Yesu ni bebe dunia ikinibeba itanipeleka mabaya Yesu ni bebe warigiye ujye ureba kuva mu maboko ye ufite nzambura amaboko kuba inyuma y'amaboko y'Imana aho umuntu yobara inyuma y'amaboko y'Imana ni ubede kuko abantu bazatahura ugutandukanye ndundekure Mana we nagufite nta buzima sinubona ni isengesho ry'umuntu yo kuzataka buri gitondo ukabyuka n'ubu ukagiye kujyama ukavuga ati Mana nubwo tugiye kujyama n'abana banje cyangwa nubwo tugiye kujyama n'umuryango waje tuturekure Mana we tutagufite nta buzima twitwobaho uzwi Imana uzabishingikiriza akazi yakarekura gutya ahantu hose wapurayinze bakazakubwira ngo ibihari ibintu bisabwa ntuzuzure kubera gusa yabaye nkirekuraga kandi jye bikora ngo rimwe na rimwe Imana ngo igisa ngaho rimwe na rimwe Imana isa ngaho itakiri kumwe n'ubwoko bwawe maze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba witinya yewe mwana w'umuntu Imana tererana Yesu ashimwe amen obete jewe ubone jewe ariko Imana yo mu ijuru Yesu ashimwe amen niyo bwugamo niyo bwihisho niyo buturo niyo mahoro niyo mbaraga ese kurumva hanyuma y'icyo kintu kurumva hari undi muntu nuvuga ngo nta muntu usigaye isoko
ubuzima bw'umuntu iri mu mana nta buzima isoko y'ubuzima bw'umuntu iri mu mana nta buzima ntundeke ntundekure mwana we ntagufite nta buzima sino ntundeke ntundekure mwana we ntagufite buzima sino nuko gahunda ziraza hari indirimbo ya Gentil yitwa Gentil ya Canada Gentil Misiga oya Gentil Bigezi reka mbabwire muri bimwe muziho sinabona icyo yavuze ibyo bintera gutegereza ngategereza nkoni yuko nibyo narabona zabibona imvugo yiwe ni hamwe tegereza umunsi n'isaha ubwarida wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya bira amabure iyo yuguruye nawe ushobora kugara ubwari data wabivuze ubwari data wabivuze bizoshika nawe ubwari data wabivuze ubwari data wabivuze bizoshika imvugo yiwe ni hamwe tegereza umunsi n'isaha ubwari data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora ijambo rye rirarema ijambo ntabwo ari umuntu wibeshe ivuze irabikora rurema ijambo ry'Imana yasizwe suriteka yaraniri ndakwera kwayo rurema ijambo rye haleluya ijambo rye yasizwe suriteka nimaniri ndakwera kwayo rurema ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana rirarema ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana
ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ntagikomeye ntagikomeye imbere yawe izina risumba ntagikomeye ntagikomeye imbere yawe izina risumba yashyizwe shuri n'Imana ndakwera kwayo rurema byose nayo ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana kugeza imvi zibayuza nizarorera kugukunda kugeza imvi zibayuza nizarorera kugukunda nta gitabo kiri ni ukuri kw'Imana yashyizwe ijuru iteka n'Imana ndakwera kwayo ijambo rirarema ijambo ry'Imana ijambo rirarema Nagwaru ugwirashe ivuze zabikora rurema byozina ijambo rye rirarema Nagwaru ugwirashe maze ngo witirane icyo wageneye nta n'icyo nzakora ntazakuririra ubw'icyo mwami yabonanye nta n'icyo nzakora ntazakuririra haleluya 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 kuko utaruru maze ubizirane icyo wageneye ubuzima bwanjye nta n'icyo nzakora nzakuririra ubw'ibyo mwami ayo ntacyo nokora
ushobozwa byose ururu tare utanyeganyezwa zakwisura kandi kuba hona gufite binera ubwobana n'amaganya ndetse byabasha ngeza no mu rupfu kandi kubana binera ubwobana n'amaganya ndetse byabasha ngeza no mu rupfu kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite ntitwifuza undi urengeze tugufite ntitwifuza undi imisozi itararema isi itarabunga imyaka igihumbi mana ni myinshi kuri tweyo anzantindane kera bakwiringiraga bari mu mahoro none tugufite ntitwifuza undi urengeze tugufite ntitwifuza undi urengeze mana waduta mu minsi ya kera nano ndakwiringiye Yesu nizeye ijambo ryawe kuko iyo uvuze rimwe gusa ndakwiringiye Yesu nizeye ijambo ryawe kuko iyo uvuze rimwe gusa we Yesu yarazabwira abantu hari ibyanditswe bimwe byanshekeje umubyeyi yaraje asanga Yesu aramubwira ngo Yesu we nkiriza umwana ndakwinginze umwana ko ndabona ni wewe Yesu aramubwira ngo nta byo kurya by'abana bazabahimbwa fata ibiryo by'abana nje kubyangiza mbihe imbwa ngo bare wa muzaya aramubwira ati ko n'izo mbwa iyo bamaze kujya bazabegeranya bya biryo bashebuje bakabyegeranya bakagenda bakayaha izirikiye ikarya ikaramuka
Yesu uzi ukuntu yamye avuga yamye afatwa na emotion yamye avuga ngo yamye mwita ngo mama yamye amuhamagara ngo mama we yamye amubwira ngo mama we ngaho mbone kwizera uzi ko abantu bose bagiye bagirwa neza na Yesu yagaza babwira ngo kwizera kwawe genda kuragukishije ubundi munsi ahatanga umugati mu materaniro yamabona ikintu kimuguye ngo kubera abantu bari benshi umuryango bitega bikunda gucamo bamuvuga ngo reka tumunyuze muri sharpante baramutimura Yesu setundewe abo hejuru ati ngaho gasingiraga singira uko akazi kana akawe twebwe ntitururiho uwo mwituraho kera tukire ukwizera kugusunikira kuri Yesu nico gisubizo cyawe ukwizera gutuma uranza kuri Yesu ukamuvuga ngo Yesu we ndabizi ko nubwo ntari mwiza ariko keneye neza yawe nukuri ukumeze kose Yesu yo kugirira neza Yesu ashimwe amen nukuri Yesu ni umunyembabazi wumwizeye wese yiteguye kumugirira neza niyo mpamvu iyo dutaramye gutya tugatarama tuba tugira ngo turebe ko ahari ibyaryamye muri we bizobyuka ibyanditswe biravuga ngo byuka urabagirane ubona uko Yesu akumurikira umurike ni ukuri ahari ibi tuba twabikoze kugira ngo umenye ko Yesu agira neza umenye ko Yesu agikora Yesu arakora nukuri arakora nugutarasubizwa za kukumutima Yesu arakora atuye inyuma y'ibihe arutitangiriro nubwibihe byahinduka za kukumutima Yesu arakora numukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimewe nawe Yesu arakora numukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimewe nawe Yesu twabonye akora mu buzima bwacu hari igihe kimwe nari mu rugo twicaye na madamu ifaranga zirashira hamwe abantu bose nabahamagaye ngo bampe ifaranga bazimpaye none ukazanta inyisoro zo kwamaga ngafata telefone kazanira gukompoza umuntu kavuga ati ngo yarampaye mwinga shize nari gukompoza ngo yampaye muri kurakwezi uyu nguyu singene kwamenyera ariko mwibonere singene kwamenya ko ndafaranga afite no madame arambwira ngo twicare dutegereze turebe gukora kw'Imana ngo mare yamaje yambwira ati hari amasaka yanje reka ngumenya akoremo amasuku namasenga navuga ati Imana ni wewe uzutanga wewe uzuruga ukanazikura mu kanwa k'amafi ukora uko kubona twishaye madame arabatereka gukora amasuku muri saka ngagere na mano barambye ngo sheri namwe ati we ngo ngwino urebe hano ya masanga mikika tucivanga ingana nguko ibikagato amafaranga bene yandi mwoje nkameze ngane bene yandi umuntu atakwibagirwa hari mbese niyo nari kugira nkavuga ngo reka nkora urugendo rw'i Rwanda nari gutega nkaza mu Rwanda ngo ngasubirayo
arambwira ati aya mafaranga ino sakame nayigeze mu tafaranga zari zirimo izo ntaho zibagirwa kwibagirwa ifaranga ze ibyo ni ibintu nakurikira video barabizi ibyo bintera gutekereza gute ibyo bintera gutekereza imana niyo igira inzira zo kumenya uko bakugirira neza mu gihe y'ibishaka uko ibikeneye duhite tuboneraho ubutumwa bwo kubwira abantu wasanga badafite icyo barya nabo uyu mwanya hari abantu iri joro baraye bari empty hands baraho wenda ubukode bwageze amafaranga ejo bundi ni mu kwa 10 mu Rwanda bazatangira amashuri nta school fees z'abana ni ukuri Imana nta kintu ufite ariko Imana ni ukuri Imana igira neza reka mbivuge muri aya magambo Imana izitanga amafaranga ukayabona gutya ukayafata ukaje kugura umugati w'umwana inzira z'Imana nibihu kugira ngo itugirire neza imigambi yihora ari myiza imigambi yihora ari myiza zibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare umutima w'ibizaza ari umuririmbyi w'indirimbo z'ikirundi ni indirimbo ya kera yavuga ngo hamwe navuga Yesu ibyo yakoze ngo nohera mu gitondo hamwe navuga Yesu ibyo yakoze nohera mu gitondo bikarenga joro narikesha kuririmba akoze biyamaye cyane ntago twabimara nawe uri umuhamya ukugira neza kw'Imana cyane nawe udukurikiye uri umuhamya nawe uri umuhamya ntago twabimara reka dusubikire hari akarimbo kavuga ngo Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe si kabiri nabonye ineza yawe ahara marira wahinduye umunezero ahara marira wahinduye umunezero nimba wizeye amarira yawe Imana irayavunja mu munezero uyu mugoroba Imana ibamugisha turabakunda musabwa Imana igumugisha cyane musabwa azafasha iyo ari kuri piano numva twotarama tukageza mu gitondo ariko Imana igumugisha God bless you so much umve ko wakiriye umugisha yego murakoze nawe mwadutumye Imana ibamugisha murakoze cyane dushimiye Imana yacu kugira neza dushimiye Imana ku bwacici dushimiye Imana ku bwa musabwa nirinze kuguma kumukoraho kubera ko hari impamvu nyinshi zibitera mbwa ya ndirimbo ariko twishimiye support ye no kubana natwe muri iki gitaramo kandi twishimiye imirimo Imana ikoze uyu mwanya muri iki gitaramo twishimiye imirimo Imana ikoze abantu bakurikiye muzabyandika muzabihamya ndabizi neza ko hari ibintu Imana ikoze muri uyu mwanya kuko ntago ijambo ry'Imana rijya rizira ubusa ntago bishoboka God bless you turi kumwe namwe kandi tuzakomeza tubane namwe kandi turabashimiye namwe ko mudahwema gukurikira Ngazi TV n'ibiganiro n'ibitaramo bitandukanye tubagezaho turi kumwe rero kandi turabashimiye bye bye